Yes, ndabashimiye cyane bakunzi ba Inyarwanda Sport TV, nizere ko meze bosana kuva mu bice bitandukanye no mu nigizige igihugu cy'u Rwanda. Turi hano mu Nzove, murabona neza cyane twamaze kuhagera aho umukinnyi w'umurundi witwa Bigirimana Abed yaje koze imyitozo ye ya mbere mu equipe ya Rayon Sport. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo ambere ya saa sita yaje kwa Telecom kono ku masezerano y'umwaka umwe, hanyuma ku mugoroba yagiye kwifotoreza muri stade Amahoro, ibintu byose bigenda neza cyane, ndetse no kwa equipe ya Rayon Sport banamutangaza nk'umukinnyi mushya wa Bigirimana Abed. No umukinnyi ukina equipe y'igihugu y'u Burundi, yaba n'ikipe y'igihugu akiri mu Burundi yarayikina equipe y'igihugu y'abakina imbere, hanyuma akiza mu Rwanda mu equipe ya Kiyovu Sport. Ngira ngo abakibyibuka cyane yazanye n'uwitwa Pichu no bakinaga mu equipe ya Kiyovu Sport, hanyuma ayikina mu mwaka mwiza cyane, ikiza mu equipe ya Police Football Club nabwo arakinamo neza cyane. Rayon Sport yamwifuza inshuro zijya kuri 3 ku nshuro ya gatatu nubwo uyu musore abashije kuba yayikinira neza cyane. Hanyuma rero yakoze imyitozo hano mu Nzove, yabanje korana icyo bita warm up cyangwa se ishifoma, bakora ishifoma ari kumwe groupe n'abandi bakinyi b'ikipe ya Rayon Sport, ariko bageze ku ga session gato yaka navuga ngo ni deka, aho equipe imwe yakinaga n'ikipe B, umutoza kwa ko n'ubundi atarasanzwe amukoresha muri swadiye aza kumukuramo ubundi azengeruka ikibuga. Equipe ya Rayon Sport irimo rakora imyitozo yitegura umukino uzabura n'ikipe y'amaga ya mini ya AS Muhanga kuri iki cyumweru ku isa cyane mu karere ka Muhanga. Uzabura umukino utoroshye nyuma yuko bari bakinye umukino ubanza wa gicuti n'ubundi, ariko ku munsi w'ejo bazabakina umukino nanone wa gicuti n'ikipe ya AS Muhanga. Ni umukino uzaba utoroshye, ni umukino uzaba ku isaha y'isa 9 zezuye neza cyane mu karere ka Muhanga. Ubwo rero abakunzi b'ikipe ya Murera mwose murararitswe muze murebe equipe ya ese kuva ku banyezamu ba Idrissa kujyate kuzageza imbere kaba abakinyi bagiye batandukanye mo Shadrack Bing Bero ndetse n'abandi bose nabo bazaba hari. Biramahi Amin Bigirimana Abed ntago azakina ku munsi w'ejo, ariko ari muri swadi n'umuntu izerekeza mu karere ka Muhanga. Ndabashimiye cyane, nitwa Elike Munyantore Karikeza, hanyuma reka mbereke imyitozo zuko yagenze n'ibihe by'ingenzi byaranze imyitozo. Cumi n'umwe abazu yewe tamu asingiye kwa byaragiye kunoba yewe tamu ubundi zari kuri ikipe akabura kugenda niko ukuntu dushyira muri slow motion rero tuba turyoshye. Vida!
쳤다! Abajya muhanga baze n'abato bacu